ntango nitwaga umukobwa nitwaga umupede ako ari umugore ya ariko ntango nitwaga umukobwa tujye duha icyubahiro bashiki bacu n'ababyeyi bacu witwaga umupede of course w'umugore of course iryo jambo umugore ryagerwagaho buri uko ngiye guhura n'umugabo wenda twahuje imyumvire ariko muri rubanda nitwaga umupede umutinganyi yego kuri ngiye ndumva bibaye byiza nk'abakunzi b'umusaraba abakunzi b'ijuru bambabarira pe kuko okay ndabizi ni bibi ari nayo mpamvu nabivuyemo kwa igitare cy'Imana reka nguhungireho data wera Mana ikomeye Mana nyiricyubahiro twongeye kugushima no kuguhimbaza muri iki gitondo twongeye kugushimira kubw'ubwiza bwawe n'imbaraga zawe data wera uruwera uri nyiringabo data buje turagushimira kubw'uyu munsi hari benshi bavuye mu mubiri hari benshi bageze acecekerwa ariko nge nk'umugaragu wawe data wera na bene data bose turahumeka umwuka w'abazima twabyutse twumva turavuze twabyutse duteye namwe twumva turagiye twakoze twumva birakoretse turagusenga twumva biremeye data wera turagushimya aka kanya uyu mwanya tuzamuyishimwe mu ijuru data wera n'akandi kantu batari baza benshi njye mfite certificate ivuga butumwa ibyo byo ariko nabikubwiza ukuri sinshaka no kuba pasiteri nicyo nsaba Imana ahubwo nzaba apotre. Yes, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza. Mpora nkwifuriza amahoro y'Imana kandi mpora nkwifuriza ibyiza bikomoka ku Mana. Amazina banyita Emmy Nyawe 2020. Iyi ni yawe TV. Ndi kumwe n'umutumirwa murabizi ko nigeze kurahira yuko nazongera gukoresha abantu bakiri mu butinganyi. Ibyo byo narabirahiriye ariko kuri inshuro niyemeje gukorana n'umuntu umwe wabihozemo akaza kubivamo. Reka muhe ikaze mu kiganiro. Yes, murakoze. Ariko mbere yuko nkomeza nibwira abakunzi ba yawe TV mfite utubazo nka tubiri nshaka kubaza Emmy. Uvuze mu kivugo cyawe numvishe uvuga ko waraye kutazongera gukoresha abatinganyi. Hari umutinganyi waburi hano se basi waburi imbere ya kamera yawe? Navuze wahoze ntago navuze ko ari umutinganyi. Sorry rero. Sorry kuba atari babizi nababwiye ko JohnLee yarapfuye. Uburiho ni Jean de Dieu umusore w'Imana ingaragu itigaragura mu byaha. N'abagifite iyo myumvire yuko umuntu ari umutinganyi babireke bibashiremo cyangwa n'ababitekereza nabumva ko byigeze kubaho kuri ngiye ndumva bibaye byiza nk'abakunzi b'umusaraba abakunzi b'ijuru bambabarira pe kuko okay ndabizi ni bibi ari nayo mpamvu nabivuyemo sinanakeneye ko ari umuntu wabinyibutsa pe ndabizi n'ubuhamya bwanjye ariko haraho binkora mbabare rero buriya wari uminduye ukuntu warumbabaje. Icya kabiri umbabariye aka kanya wakora ikiganiro cyacu nk'umuntu w'umujama utari kunyiryaho. Reka nkure muri rinete undebe neza reka kwirya mani jya umenya ko uri umuntu w'umugabo cyangwa urashaka nawe nze kukwibutsa bya bindi abantu bajya bakuvugaho ko uri umutinganyi nibyo se ibihese mbona wanerekeye amaso uri kwisetsa uri kwirya somehow nje ntango bamfata gutyo. Yes, rero ndi kumwe na Jean de Dieu aravuze ati wahoze cyangwa se JohnLee yarapfuye ubu hariho Jean de Dieu. Ni igihe kinini nifuje yuko wenda twaganira cyangwa se twakorana ikiganiro ariko uyu munsi birabaye kandi ndanabyishimiye cyane. Jean de Dieu umeze ute? Ndashima Imana. Urakomeye? Amen. Yego. Cyane pe. nge rero ndumva
mbere yuko dutangira ikiganiro wadusengera tugatangirana n'isengesho. Ngenda buntu ari kunshyira muri mood. Ndashaka ko dusenga. Ndabyumva pe ariko Emmy uro gusengerwa wowe wa mungane wawe. Uro gusengerwa ko ndabona imyitwarire uri mutari myiza. Usigaye werekwa? Ntanguze ko nerekwa. Ntango ari ukwerekwa ndikubireba n'amaso yanjye, ndikubireba imbere yanjye. Ni nayo mpamvu nabyira abakunzi bacano yawe ko ari akenshi impamvu utajya imbere ya kamera ari ibyo uri mu myiriyo. Ubutaha bibaye byiza wajya imbere ya kamera mbanzi iyo myiriyo yahagarara. Akora hari umuntu wakunerereje. Reka dutangirane n'isengesho. Dusengera. Ngwa igitare cy'Imana reka nguhungireho. Data wera Mana ikomeye, Mana nyiricyubahiro, twongeye kugushima no kuguhimbaza muri iki gitondo. Twongeye kugushimira kubw'ubwiza bwawe n'imbaraga zawe Data wera. Uruwera uri nyiringabo. Data buje turagushimira kubw'uyu munsi. Hari benshi bavuye mu mubiri, hari benshi bageze acecekerwa, ariko nge nk'umugaragu wawe Data wera na bene Data bose turahumeka umwuka w'abazima. Twabyutse twumva turavuze, twabyutse duteye namwe twumva turagiye, twakoze twumva birakoretse, turagusenga twumva biremeye Data wera. Turagushimya aka kanya, uyu mwanya tuzamuyishimwe mu ijuru Data wera. Icyo duhagaritse ni imigambi mibi yose ya Satani mu izina rya Yesu. Raporo zose Satani yaje kuturegesha turazihagarika mu izina rya Yesu. Turahamagara ubwiza bwawe, turahamagara imbaraga zawe, turakwiragiza uyu munsi Data wera. Kubane natwe, ugendane natwe, tukweretse kino kiganiro Data wera. Data buje gikize benshi kandi kijijure benshi Data wera, kigendane na buri umwe wese uri kucyumva Data wera. Kigende kinjire mu musokoro, si kinjire mu bwonko gusa, ahubwo kimanuke mu mitsi no mu misokoro Data wera, kigira icyo gikora. Data wera nzagushima ubwo nzabona hari benshi bari kumamagara bambira ko bahindutse kubwira ijambo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yes, ni Jean de Dieu urakoze kudusengera. Ikibazo cya mbere cy'amatsiko wiyumva uyu munsi. Urakoze, ikibazo cyiza cyane. Iri hagati ya Jean de Dieu na JohnLee ni yihe uyu munsi? Today I feel better cause I'm a man. Yeah. Ndi umugabo. Either way mu Kinyarwanda cyiza ndi umusore. Ndiyumva neza nk'umusore. Byakarusho umusore ufite nyagasani, umusore uzi Yesu Kristo. Shape ndumva nakunda kubwira, ndiyumva neza cyane, sinabona ukuntu bikubwira. Ako I feel better, ndakeka wanabibonye kuva nagera hano. Ndi different na mbere. Mfite akanyamuneza ku mutima no kwisura. Yego. Bitandukanye hehe na JohnLee twari tuzi kera? Ya biratandukanye cyane ngo gute. JohnLee icyo navuga nk'uko ubizi yari umutinganyi, kandi ikintu bita umutinganyi ni ikintu kidakunzwe muri society. Yego. Ni JohnLee ni wa muntu washoboraga kuba avuye mu rugo, yaba agiye somewhere, akaba yahura n'ibigusha byinshi, akaba yahura n'inzitane nyinshi mu nzira, gutukwa, kuvugwa, harassment. Ariko either way Jean de Dieu ni wa muntu ushobora kubyuka mu rugo agafata urugendo, niyo rwaba urw'amaguru, ajya ahantu runaka cyangwa ava ahantu runaka, nta kibazo afite. Iyo harassment cyangwa ibyo bindi byose nabyo ahuye nabyo. Iyo utekereje iminsi yawe ya kera ugatekereza n'uyu munsi, wabisobanura gute? Nta kuntu nabisobanura. Icyo navuga, iminsi yanjye ya kera yarambabaje cyane kuko nayigiremo ibihombo byinshi. Nkubwiye ko inyungu nabonye muri ya minsi ya kera n'inyungu mbonye muri iyi minsi inyinshi ari zo muri iyi minsi. Wambaza ngo kubera iki? Kubera ko mbere pe nari wa muntu ukunda enjoy ambiance, ndi umuntu usohoka ujya
koga, kunywa, kubyina iki, ariko ibyo bintu nanone nubwo tubikunda cyangwa nabikundaga, impamvu mvuze tubikunda, hari abantu bakibikunda bakibirimo, twibagize ko ni ibyishimo ako ni ibintu byangiza ubuzima. Gutakaza imbaraga, icyo ni icyambere. Kuba wicked, ibintu nk'ibyo. Ubu ngubu ndi wa muntu utuje, ndi wa muntu ubona igihe cyo kuruhuka, ndi wa muntu ubona igihe cyo gusabana n'urubyiruko, kuko we bwa mbere ntabwo urubyiruko twasabanaga, kuko urubyiruko rwinshi rwaranyishishaga. Ntabwo bivuze ko kuba urubyiruko rwinshi mu Rwanda ruri muri LGBTQI rubigaragaza, hari benshi banyishishaga, tukaba twahura secret mu bintu by'ibanga, ariko bitari online. Rero ubu ngubu ndasabana n'urubyiruko, abo twiganye, abenshi nabonye hari n'abashiti banjye bakriye urubuga rw'abanyeshuri twiganye muri primary. Rero ayo mahirwe sinari narigeze kuyabona, naherukanaga nabo nyiga primaire, ariko byaranunguye. Oya, nize ku Muhima. Wikina kiriya kigo, ngenda kina icyanjye, nize kuri primaire ya Muhima. Yego, hano munsi yo kwa Kabuga. Yego, nagiye kubona mbona bankureye surprise, bakriye urubuga rw'urubyiruko twiganye, biranshimisha cyane. N'abandi twaturanye muri quartier, abenshi ntabwo twari tukivugana, ariko abenshi biranungura iyo bafite anive bakanumira nk'umushyitsi w'imena. Ariko mwana, hari ibintu uvuze bakagutumira nk'umushyitsi w'imena. Njyewe nagize amahirwe yuko twabaye muri quartier imwe, wenda si quartier imwe, mu murenge umwe, mu kagari kamwe. Yego. Uburyo muri quartier bagufataga, niho twakubonaga, benshi twakuvugirizaga induru. Yep. Uyu munsi baragutumira muri anniversaire. Ubu baranumira muri anniversaire, kandi cya kabiri ubu ni nanjye akenshi bahamagara bagisha inama. Yego. Ababyeyi abenshi bo muri quartier Kacyiru baramamagara bangisha inama z'abana babo, mbega bagiye mu bindi bintu by'ubuyobe. Either hari abantu benshi bumva ngo ubutinganyi nibwo bwari bwaranyokamye, ariko si ubutinganyi gusa. Njya mbisobanura, ni ubutinganyi, ibiyobyabwenge, sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda, urugomo, n'ubujura. Yego. Rero hari benshi cyane, biranshimisha cyane iyo mbonye umubyeyi amamagaye akambwira uti umwana wanjye nasanze ari muri zino nzira, anywa ibiyobyabwenge, ariba, ajya mu ndaya, ese twabigenza gute? Urumva hari abana bageze muri 5 bo muri quartier maze gukura kuri ibyo bintu. Nkabishimira Uwiteka cyane, ndabishimira Imana kuko ari we umpa imbaraga zo kubikora, kuko munshakisha uburyo mba closer nawe, nkabishuti nawe, and then akagenda bivaho. Ndabihamya neza nakabuza ko abo bana 5 nabo next time muzagenda mubabona ku social media, ko njya mbibasaba ko batanga ubuhamya n'urundi rubyiruko tukaruvura, kuko nitwebwe muti w'igihugu. Nitwebwe muti w'igihugu mu gihe turi urubyiruko, tukabona bagenzi bacu bari mu bibi, twumve ko hari umuti twabagezaho, hari inama nzima twabagezaho, kumva ko kureka ikintu bishoboka. Sito bibagezeho tuba turi kwica igihugu cyacu, tuba turi kurimbura igihugu cyacu. Biba byiza rero iyo ukize indwara arayirata, niko nabyita. Byaba byiza ko n'abandi bagenzi banjye bari hirya no hino, bari inyuma ya social media. Hari benshi bumva ngo kuza imbere ya social media no kuba star. Oya, nujya imbere ya social media wumva ushaka kuba star, already you can be. Ako njye naho nzi imbere ya social media kugira ngo mbe star, nzi imbere ya social media kugira ngo ngire inama urubyiruko rugenzi rwanjye. Kuba uyu munsi witwa umusore, mbere waritwaga umukobwa. Ntango nitwaga umukobwa, nitwaga umupede. Ako ari umugore? Ariko ntango nitwaga umukobwa, tujye duha icyubahiro bashiki bacu n'ababyeyi bacu. Witwaga umupede? Of course. W'umugore?
of course iryo jambo umugore ryagerwagaho buri uko ngiye guhura n'umugabo wenda twahuje imyumvire ariko muri rubanda nitwaga umupede umutinganyi yego uyu munsi kuba noneho witwa umusore mbere wari umutinganyi w'umugore wariyisa gatoto reka mbivuge gutyo witera makiyaje amaherena uyu munsi uri umugabo uburyohe bwo kwitwa umugabo noneho nubuhe uyu munsi ni bwiza cyane ni bwinshi cyane sinabona uko mbikubwira bimwe nabikubwiye birimo kugishwa inama birimo gutumirwa nk'umushyitsi w'imena birimo kwakirwa nk'umugabo nyine atari nk'umugore birimo ibintu byinshi cyane sinzi umva nakubwira byinshi ni byinshi cyane ariko ibyiza birimo ni byinshi yego ibyiza birimo ni byinshi nanjye kuvuga rya zina ko noneho wari guhita wicibwa oya nta kintu ari kugutwara uwiteka imana niwe wari kundengera gusa kuvuga ngo Jean Dodier byari bigiye ariko imana ifashe menyere kuvuga Jean Dodier ugomba kubimenyera ko niyo mazina data na mama banyiza ako ubundi JohnLee wari wararikuye ya n'ubundi John ni Jean John ni Jean Lee niyo nje nari narashyizeho kubera hari umu friends nari mfite umushinwa witwaga Lee Yang nanjye mita nkuraho iyo Lee nishyira kuri John Lee ngereka nigire ku ruhande rwa famille uyu munsi intambara mwarazirwanye nyinshi z'agakiza ni yawe irimo tayobagiwe sininya kwivuga ni yawe irimo warazirwanye kandi uwiteka yaradutsindiye kuko bungize amahirwe tukaba twicaranye ndagira ngo ndabisobanura fresh sibyo ndabizi nawe wari ukeneye kumva my side sibyo y'icyo mbivugaho kuko sinigeze nanabivugaho n'umunsi n'umwe wenda nibyo navuze byari ukuri nago ntacyo nisubiraho nta nicyo ngabanye wenda ngo nuko twicaranye ngo wenda ndagura inzira oya nje umva Emmy ukuri kwawe n'Imana yawe murakuzi yego nanjye ukuri kwanjye n'Imana turakuzi sibyo ariko icyo nakwisabira ni kimwe yego ni nayo mpamvu nyirizina itumye nza kuri channel yawe nyizeza ko ibi bintu tari bubikate ibihe ibi bintu ngiye kukubwira jewe mu kiganiro banzu nyizeze ko utari bubikate ntago nge ndi bubikate wambabarira ibitero byose muri kugaba sibyo abanyamakuru si wowe gusa ndabye abanyamakuru bose muri rusange sibyo mukambabara ibitero ndakeka umubyeyi nkunda cyane nkanishimira atabirimo nabirimo pe nabirimo kuko uwo mwaka kabye ibitero ni Jean Dodier ni bagenzi banjye wenda ukiraho ngira ngo urabizi nge nawe wenda abantu ntago bari babizi dukomoka muri quartier imwe mu murenge umwe mu karere kamwe ndabizi muri Kacyiru of course sibyo urabizi inshuro twagiye tugukwepa kugira ngo tutanahura nge twahujwe nuko ndi mu mwuga w'itangazamakuru icyo ni kimwe urabizi sinigeze nkwanga uri inshuti yanjye oya waranyenze kuko warankwepaga twahujwe n'akazi kawe twahujwe n'akazi sibyo abretse kutangaga ngewe wangaga cya JohnLee sibyo ntago nakwangaga kugira ngo n'uwundi muntu wese uzumva Emmy kuko kare wambwiye ngo bibaye byiza ngo wasaba imbabazi shangazi cyane pe wabivuze kuko ntago tubereyeho kubaka ntago tubereyeho gusenya sibyo icyo ni icyambere kugira ngo ubyumve kuba narafashe initiative yo kuvuga ngo kuri channel yanjye ya Yawe TV ntabwo nzongera gukoresha umutinganyi n'umwe kabombo sinzi umunyamakuru ujye uvuga ngo umutinganyi kabombo umutinganyi nuko naricaye insanga channel ya Yawe TV turi mu bantu bashobora kuba barakujije abatinganyi abenshi bakamenyekana kandi batari kumenyekana of course mwarabamamaje nibyo ibyo byo ndabikubwije ukuri uko niko kuri ibyo byo nimutisubiraho kuko reka mubwizwe urakoze ukoze yasunyibutse buye buretse nyine Emma nimba ari ikintu Imana izamanuka igakora Emmy
uri mu bantu ba mbere Imana izaha. Okay, of course. Imana izamana nje nako sinzi side yawe, umva sinzi side yawe, sinzi nimba uri umutinganyi nimba utariwe. Simbizi pe, only God can judge you. Sibyo about that. Ariko reka nkubwize ukuri. Nimba hari itangazamakuru muri uru Rwanda wagira ngo mfite n'amakuru ariko ko abatinganyi basigaye kohereza amafaranga ku Burayi. Ndabifite no kuri mail yanjye, ndabifite cyane ejo ndi barabinyoherereje. Bande abatinganyi bagenzi bawe. Simbizi kuko abatinganyi bagenzi banje kuko ni bagenzi bawe kuko anyway muri uru Rwanda ugiye muri uru Rwanda ukabaza ikinyamakuru kiri kwamamaza abatinganyi. Emmy iki kinyamakuru cyawe ubu se ko wiceho hano uri umutinganyi? Sindi umutinganyi. None se nkuhamagaye nk'iki? Nyine nkuhamagaye nk'iki? Njyewe umamagaye nk'umutumirwa tuje kuganira. Buretse uri umutumirwa sibyo? Ariko wahoze mu butinganyi. Nese bakakanya mvuge ko uri umutinganyi. Ubu se ko numira ige ni umutinganyi. Ubivuze nari wese byamye. Buretse kuri channel yanjye uretse wowe Zuzu Vava sinanabaza. Buretse ntago bazi n'umuntu witwa Ige kuri channel yanjye hano kuri Yawe TV n'abantu mbibasobanurire. Yesu bwa mbere nyigezeho ra. Buretse bwa mbere nyigezeho imbeshye. Twakoreye Inyamirambo nje nawe. Nanga ari kuri Yawe TV twakoreye kuri Gasuku. No, twakoreye kuri Gasuku. Iki kiganiro ndagifite twakoreye ahantu hitwa kuri Yumba. Ahubwo ni mbara cya prodinzeho na hano turabipfa. Ugisibe. No. Ugi hiding. Ni wanje. Nyine ugi hiding kiriya kiganiro cya kera. Nacyo kiganiro cyane. Uriya muntu yarapfuye. Uretse JohnLee yarapfuye, ariko ari JohnLee wisigaga makiyaje, yari JohnLee wambaraga amaherena, yari JohnLee wanambaraga n'ijipo rimwe na rimwe ukavuga ugase kudutwenge tw'abagore. Icyo ngicyo Imana ishimwe ko cyapfuye. No gukunda abagabo nabyo rabyibagiwe. Uyu munsi nicaye hano nanaguhamagaye. Buri yuzu yuko ngari ukugira ngo naricaye n'igihe kinini. Narice bunini naravuze ko nazongera guha. Yaba ari uwabyigezemo yaba ari n'uwabivuze. Either way erega nubwo wavuze ngo nango uzongera kuha. Nubundi nango wabahaye. Nago uri umutinganyi. Sindi umutinganyi, sibyo? Rero wikumiza guhagara kuri iryo jambo ngo nari naravuze ko nazongera guha. Kuko nimba waravuze ko utazongera guha ukaba wamaye ikiganiro. Impamvu uri kuvuga iryo jambo nuko already unyita umutinganyi. Sindi we bro. Exactly, reka mbanze nkubwire. Ntago turi muri debate ni nabyiza yuko abantu bagomba kumenya ngo ngiye debate urabizi ndayishobora nayo. Abantu bagomba kumenya ngo Emmy na JohnLee reka mbivuge gutyo wihangane. Izina ry'Imana yo mwijuru. Iyo mwijuru. Ahubwo ndashima Imana yuko umwana tuvuka mu karere kamwe. Ndetse mbere yuko ushima Imana muri ako kantu. Buretse kuvuga ko kantu. Buretse kuvuga ko kantu. Mbere y'ibindi byose. Emmy ubyire abakunzi ba channel yawe n'abanyarwanda muri rusange n'aba diaspora n'abandi bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Emmy wemera ko JohnLee nakishijwe yego cyangwa hoye? None se nabyemera uzi impamvu se? Na explain yindi. Nyine yego cyangwa hoye? Mu bisubizo bibiri. JohnLee ni JohnLee. Bundi JohnLee tubona ku isura ntago ari we JohnLee. JohnLee wanyawaba mu mutima. Sibyo? Gutya warugiye gutuma ngira umurwa kuko bivuge byose. Hari ibyo twaganiriye outside ya kamera. Nje nawe urambwira ati nshobora kukwereka umwe mu bari muri twe nkaguha video ye ari gukora ibiki. Sibyo? Ibiki. Hari ikimenyetso cy'ibyo ufite cyo ko nabikubwiye. Suri umukristo? Ndi umukristo ariko Kristo ramwe sutwa bwanyu. Ni ubusutwa. Ni wowe wabimbwiye ati Emmy. Nawe nshobora kukwereka video yawe uri kubikora. Urayifite? Nshobora kuba nyifite, nshobora kuba nayifite. Ariko wagiye kubivuga kuko byanze bikunze hari agatonyanga ufite. Niyo waba utayifite. Nicyo nkubwira JohnLee nimba warakijijwe gutya ku isura mbona gutya. JohnLee ni umukristo. Uku gutya uko nkubona. Bite nari nkuzi JohnLee ni wari uzi ubwanwa uko bumera. JohnLee yari JohnLee yuzi makeup. Ubu ntayo ufite. N'ingendo yawe nabonye. Kumbi nagendaga unshuro.
mana we nakurebye nsanga ko harimo different ngenda bihamya ntago ndi bubikate. Jean de Dieu mbona yarakijijwe. urakoze cyane akira chance ahubwo amahoro y'Imana bane nawe. Emmy impamvu nayo ngubashye icyo kibazo rero nimba basi wabonye ako kantu basi wabonye ako kantu nari wa muntu nkabiriya wari kuvuga ngo mu muganda ukanyishisha icyo kintu uze kumbabara usabe mushangazi imbabazi z'amagambo wavuze ngo ari mu gukina nta kintu njyewe nta buretse reka mbikubwire no utagira ngo wowe yarazigwa imbere yo kumusaba kuko wicaye aha ngaha kuri kamera za yawe TV uri muri ako gakiza utagira ngo ngiye kugura inzira ngo ngiye ntago musaba imbabazi kuko nakosa nakoze we yakubabariye utaraza uzi impamvu nakosa nakoze ndari kubwira neza waramujudginze no ntabwo nje namujudge nje abrese mbanze mbyira abakunzi ba yawe TV bakunzi ba yawe TV hari akantu gato nari kwemenyaho na Emmy mu byukuri ibyo ashatse kumwira ndabyumvisha ko umuntu ashobora gukizwa agahindura change cyangwa look adashijwe ku mutima nibyo ariko mu byukuri burya nubona ko umuntu yahinduye look agahindura imyitwarire ku mutima niyo abatarakizwa ubibyirwa n'imbuto yakwereye umukobwa ujya nango buretse Emmy buretse ngende kwivugiganira n'abakunzi ba yawe nango umuntu areba umuntu physically ngo ahita amenya icyo ari cyo umenya umuntu kubera iki ariko ngiye impamvu mbajije Emma kiriya kintu hari interview nigeze kubona ari kujudginga shangazi we na bari abakobwa babiri ari kujudginga shangazi ngo ndumva yaranamvuzemo ngiye waramvuze ndabizi waramvuze ngo JohnLee ngo JohnLee ngo uko nari muzi ngo buriya yakizwa none aribo bahereye bavuga ngo ngwiki wowe twarakoranye muri karitsiye nkuzi mu buto bwawe none se nimba nkuzi mu buto bwawe nimba unzi wari uswe nge namera gutya nk'umugabo se nkuzi mu buto bwawe wari uswe nakwambara gutya nk'abagabo namera gutya nk'abagabo none se siwe twakoranye niwe twagiye dukorana ibiganiro byinshi twakoranye ikiganiro kuri Kasuku Media dukorana ikiganiro kuri yawe TV uravuga ngo hari abagore hano muri uru Rwanda bafite abagabo kandi abagabo babo ari abatinganyi all right you mu muhanda agenda nk'umugabo sibyo outside akaba umutinganyi yagera mu rugo iwe agakubita ku kibaba ntango nyizi kibaba sibyo akaryamana n'umugore we kandi ari umugabo sibyo JohnLee ndabisubiramo hano kuri kamera za yawe TV nago utavuga ngo wenda ngo turi kumwe ngo ndi kugura inzira nta numwe ndi kugura inzira nawe sibyo nta numwe uko nakubonye gutya kwisura Imana ihabwa icyubahiro amina ariko ikiri mu mutima wawe ni wowe ukizi n'Imana yawe usenga sibyo ariko rero ngiye kukubwira utavuga ngo ndasaba imbabazi shangazi na nubu ndabisubiramo ntago mugumisha mu kanwa mureke bazi ibibazo byawe ureke uwo mubyeyi ntago mwanga kandi hari ibyo akora niwe ufitanye connection yiwe n'Imana yewe n'umutima we ikibazo nuko mujya kumujudginga rero mujya muri iyo connection buretse connection yiwe n'Imana yiwe bafitanye binarangire birangire sibyo binarangire ubu yakoro yahanari yakoro ya Imana imuhe n'umugisha kuba yaragusengeye ahubwo icyo nabwira abanyarwandakazi mukurikiranye ino interview byanshimisha mwebwe bababyeyi muri gukurikirana interview baba mama by'umwihariko n'aba papa ariko simbatereranye by'umwihariko muteye ikirenge mwumva ko wenda ababyeyi bo mu Rwanda mubaye nka shangazi mu mudugudu wanyu simubone umwana wandaga yajya mu biyobyabwenge ukaba wamwegera ukamugira inama anyway n'ubutinganyi ukamwegera ukamugira inama ukamuha urukundo rwa kibyeyi ukamwereka ko kubivamo bishoboka yego byanshimisha cyane kuko igihugu cyacu cy'abaparadiso murakoze reka ibyo tunabihorere twigire kuri wowe ku giti cyawe uyu munsi uri umukristo urasenga Imana cyane biranagaragara ku maso aya turebesha erega n'Imana yarabimenye ikwima imbaraga zo kureba mu mutima wanjye kuko tuza kureba mu mutima
ni byinshi. oya ngiye buriya ni ukuri sinzi ubundi gusaba Imana gusa imbabarika igaha abanyarwanda aho basi gatoya kureba umutima w'umuntu bakabanza bakareba umutima w'umubyeyi shangazi n'umutima wanjye uko tumeze n'umutima w'abagenzi banjye. Turanabishimira nibwo mwahita mubona ko satani ko ukuri kuranyagirwa ikinyoma kikugamije. Uyu munsi ni igiki wicuza ku byo wakoze mu buzima bwawe bwose? Ni igiki nicuza? Icyambere imyaka 13 nitwaye nigeze uwo nariwe, cyo kintu ndacicuza. Cya kabiri kuba igitsina hungu nkanjye cyara twararyamanye kandi none tukaryamana naho bitemerwa. Ya ibyo bintu ndabyicuza niyo mbyumvishe numva narero. Urabyicuza? Hari interview yawe nabonye ati urenda kuba pasiteri. Kuba wese nzaba woda. Uzajya mu ishuri wige Bibiliya cyangwa uzasubira mu ishuri bisanzwe? Bizagenda gute kugira ngo ugere kuri urwo rwego? Nze gusubira mu ishuri gusa theology iberaho iki? Nakandi kantu batari baza benshi. Nje mfite certificate ivuga butumwa. Kuba pastor ni ibintu byoroshye burya Uwiteka iyo yakoze imirimo na ataca akayira. Nicyo nagusubiza, Uwiteka nawe ataca akayira yaca n'akandi kayira. Kuba pasiteri ibyo byo ariko nabikubwiza ukuri sinshaka no kuba pasiteri, nicyo nsaba Imana. Ahubwo nzaba apotre cyangwa bishop, mwimanurira amaranka munshyira ku ranka ry'abana. Okay, nzaba apotre. Urakoze cyane, uzaba apotre. Tugana ku musozo w'ikiganiro, ukurikije ibintu bimaze iminsi bivugwa mu itangazamakuru ku kintu kijyanye n'abapotre, abita abapotre, baposo benshi, nkawe uri mu gakiza uyu munsi, ndakwita umwana mu gakiza uyu munsi kuko uri muriga. Ndi umwana already. Bari kuguha izihe mbuto? Emmy, ndi umwana ariko mfite mu mutwe. Yego. Ijambo rirambwira numva ibyo ambwira sindebe ibyo akora. Sibyo? Nugenda ukita apotre runaka ukiyimika, icyambabaza nuko wakwiyimika ukora ibihabanye n'iryo kamba yambitse. Ariko ikinshimisha nanone kinanezeza, ugenda ukambwira ijambo rizima, ubutumwa bwiza bw'amaraso yamenekeye ku musaraba igorogota. Sibyo? Unyereka inzira y'ukuri. Sibyo? Utanyereka inzira y'irimbukiro. Muvandi nta kintu byantwara pe, binyerera imbuto cyane. Icyo nshatse kuvuga already, si abanyarwanda cyangwa abantu si babyumve gutyo ngo bumve nge nzimikwa, kandi ni n'umuhamagaro nahawe na Nyagasani Imana, kandi bizarangira byose bibaye, I know. Ariko icyo navuga, nawe wumva ufite umushyitsi w'ijambo ry'Imana, wumva ko hari aho ryakura umuntu rikamugeza, nashaka agenda yiyitendesa ahubwo apfa kutita Yesu cyangwa Imana, nashaka agenda yita umutambyi mukuru pe, apfa kuba ari burobe abantu barenze umwe akabakura mu isayo y'ibyaha. Abantu mwebwe mwumva rero ngo kwiyita amazina ngo kugira iki, hari icyo bimaze? Ntacyo bimaze. Ko niyise JohnLee aho byangejeje si mwabonye? Si mwabonye? Icyo nababwira cyo kwiyitirira usayura nangwa ari bibi. Kandi mbasabe n'imbabazi itangazamakuru mu stopinge nimba umuntu ari kuvuga ijambo ry'Imana, cyo koza navuga kugikuzimu byo mu byange. Ibyo byose simbishyigikiye, navuga kujya mu bapfumu simbishyigikiye, ako nababwiriza ijambo ry'Imana, ijambo ry'agakiza, ijambo ririmo Yesu Kristo, rikwereka ko Yesu Kristo yagupfiriye ku musaraba, rikwereka ko Yesu Kristo yazanywe n'abarwayi,
aho rwose ndumva utareka kumutega amatwi kuko niyo wabimbwira ngiye nkaturamo ibyanjye mu kanya ngasanga uri gusambanira ara ku muhanda I swear God I don't care kandi neje sibyambuza kuza mu rusengero iwawe nkicara nkumva ijambo ry'Imana upfa kurikura mu byahumetswe sibyo wana nzazana yumve nindaza nshimo witeka mu byo witeka we ndandikishije niyo warangiza kuri mbyangabona kwica umuntu hariya ndaza ngo kwica umuntu si byiza nkomeza JohnLee umunsi wa mbere bakubwira iby'agakiza wabyumva gute Emmy it's a long story ibyo tuzafata n'umwanya kuko ni ibintu byangoye nawe nk'umuntu warunzi ni ibintu byangoye ni nayo mpamvu abenshi munango mwamenye ngo rokari twakoze ni yiki akuriya rokari iriya rokari yakorewemo ibintu bikomeye twarwanye intambara yacu bwacu hagati y'abadayimoni bari baturi mu mubiri turwana n'intambara y'abadayimoni bari guturuka hanze badutera abavuye ngo za Burayi abavuye mu itangazamakuru abavuye he na hehe umva nikuzimu barahagurutse sibyo n'ikimenyimenyi n'inzoka zaraduteye turazica n'imiserebanya iradutera n'imbeba ziradutera turazica sibyo rero iminyorogoto na scorpion byo ntabwo bizadukanga turi kubona hano hanze cyo nakubwira cyo ni intambara ikomeye cyane twarwanye mbyumva bwa mbere murabiza benshi kuri Tuzubake TV natutse Shangazi Jane naramututse cyane mubwira nabi cyane ku kiganiro twakoranye mbwira iby'agakiza kuko umudayimoni nari mfite njya mbivuga ko ari utabandi badayimoni bose babatinganye bari mu gihugu cy'u Rwanda umudayimoni nari mfite ahubwo Shangazi pe afite imbaraga ngenda mwemera umva ndamwemera ahubwo mujye mwirindura mu byo atazabafatira amasengesho kuko nabafatira amasengesho akajya imbere y'Uwiteka rero muzahura n'ibigeragezo byinshi umubyeyi wabashije kunkura muri mudayimoni no kuri no mubyeyi ndagira ngo uduha agasamari gatoya kuntu byari bimeze wafashwe ute burya ndibuka mvuye gukora interview na Shangazi Jane naratashye nguma muri ambiance yanjye nari nanamushitinze bya danje mubwirana nabi cyane ambwira iby'agakiza ese nawe wenyine hari abandi benshi bambwiraga iby'agakiza tugatokingana mbabwira nabi cyane mbatuka bya bindi byanjye by'ubuslay hashize 3 jours nibwo naje kugira amahereko inzozi ndyamye mbona ndahano umwijima mande yanjye iburyo bwanjye hari kuva umuntu wambaye imyenda y'umweru nabashaka kureba neza inyuma yanjye ndebyeyo mbonayo icyobo kirimo amayesikariye amanuka kirimo umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi ya blue ikabutura iciye ya deshire ari kuzamuka avayo ngira ubwoba cyane ariko nkabona bose bari kuza bashaka kumuriza hagati kumfata kunyegera umwe wa mugabo angezeho kuko wa mugabo ngiye urabizi nikundiraga abagabo kiragiye ubona ni icyuki ngiye nireberaga umugabo uwo wundi nkagira amatsiko nkabona arasa n'umuzungu ariko atari umuzungu nkabona afite urumuri rwinshi nkavuga uriya muzungu niwe ufite amafaranga menshi ariko wa wundi nkabona niwe ushaka kunyegera cyane nege mamagara wa wundi araza amfata akaboko wa mugabo aramya ngo ngwino tugende ngiye kumva numva wa wundi nawe aramfashe akandi kaboko numva wa wundi ari kumwe ngwino twigendere uwo wundi uwo numva n'umugore ndebye neza mbona n'umugore ariko mpindukiye we nsanga ari ngo mu izina rya Yesu ngira ubwoba ndatengurwa cyane nanjye ariko ndatangiye ati mu izina rya Yesu icyakurikiyeho nahise nshigukira hejuru mu gushigukira hejuru nibwo nagize ubwoba
gusenga sinari mbizi mu by'ukuri, nibwo nitabaje, byari bibaye saa 10, nibwo natabaje umubyeyi Shangazi Jane, ndamuhamagara aransengera kuri telefone, arambwira uti amasaha aza kukura uze kuza ku kazi tuganire. Njya ku kazi bwarakeye saa 2 nari nageze ku kazi wabo, turaganira, mubwira amaherekwa nageze, inzozi nagize, arambwira na amaherekwa. Tumaze kuganira aransengera, aribwo numvaga ko na Emmanuel bavuye mu butinganyi na Ig, ndavuga ni byiza. Arambwira uti washobora kahe kazi basi ibintu by'ubutinganyi bivemo kuko Uwiteka aragushaka. Ndakamubwira amakazi, arambwira uti okay nta kibazo, ariko icyambere cyo no kwakira Yesu Kristo. Ngiye mbifata nka blague. Nyuma nibwo nongeye kuza kugira amaherekwa ko nabifashe nka blague. Icyo gihe naye twari tutarajya kuri social media ngo mbyerekane ko nakijijwe, kuko buriya ngiye nagiye kujya imbere ya social media maze nk'icyumweru. Ibyo bintu biri kumbaho, biri kukubaho. Yes. Rimwe nicaye ku kazi numva ijwi rimbwira ngo mwana wanjye aho uri so nshaka, ndashaka ubaho. Mubaje ndavuga urinde, arambye uti ndi Yesu Kristo wagupfire ku musaraba igorogota. Nshigukira hejuru, nabwo ndabyukana nicaye muri office, nshigukira hejuru, nibwo nahise mfata umwanzuro, kuko icyo gihe bwa mbere mbibya Shangazi ntango nari online mu nzira nyayo mvuga ngo ngiye gukizwa koko. Nari ndi mu mayirayira abiri, bwa ninyizwa nzabaho ute, se ninyizwa bizagenda gute, ndi mu bintu nk'ibyo. Ariko nyimara gukizwa, nyimara kumva iryo jambo, nibwo namenye ko burya mugambi w'Uwiteka ntawo urogoya, kandi kubaho nanga ari ku bwacu, nanga ari twebwe twibeshaho, tubeshwaho na marayika na n'umwami Yesu Kristo na mucyo. And then rero nibwo navuze ko yaba umubiri wanjye, yaba kubaho kwanjye, ibyanjye byose ngerurira umwami Yesu. Aribwo nahise nkora interview bwakonyishijwe, ari nabwo urugamba rwa Satani rwahise rutangira. Even now rero nkaba mbihagazemo neza. Reka ngusubize nyuma gato, urakinsubiza mu masegonda make. Shadibu yari we muntu ahari mwari muhanganye mbere kera ukiri JohnLee, uyu munsi ni igiki wamubwira? Icyo namubwira cya mbere, be sorry, ambabarire, musabye imbabazi. Nambabarire pe, kandi ku bindi bijyanye nawe no comment. Shadibu musabye imbabazi n'umutima wanjye wose. Ko yabimubwira? Nambabarire. Indezi? Shadibu, sorry, umbabarire ku magambo yose nagiye mvuga, ku bikorwa nagiye nkora pe, ngusabye imbabazi. Icya mbere cyo maze kumenya kubaha biza mbere. Ni umubyeyi cyo ni icya mbere. Ni mukuru, sinzi imyaka ye ariko ndumva ari mukuru. Edawe kuri njyewe ntango ari iby'agaciro kuba narafashe igihe nkakira nkahangana n'umuntu nkamuhangara please, atari no mu rwego rwanjye. Nambabarire pe. Yes. Wakoze kwitabira ubutumirwe bwanjye, kandi nkubwira iki ngiki ntago ngiye Emmy mbarwanya, nta nubwo nkurwanya. Emmy tumiri wacu mu rusengero, aho nsengera muri Assemblée de Dieu ku Muhima, hano nawe ubwawe ntango haze, sibyo? Kimihurura, ndagutumiye uzaze tujyane rwose. Kandi Shangazi, ibyabaye byose nari mu kazi, nawe yari mu kazi ke, sibyo? None se Emmy no kuvuga ko akazi kazakubwira ngo urimbure igihugu kakirimbura. Wararimbuye. Hari benshi Emmy nkubwiye abana bari kurira
benshi cyane bari bamaze gushaka kuva mu butinganyi bagiye no kubishyira ahagaragara wowe ubwawe interview zawe zatumye bahita bagira ubwoba bagahinda n'umushyitsi baze tubajyane kwa Kristo bazakizwa kandi oya barakijijwe kuko ubundi reka nkwibiri banga amaraso ya Yesu igitonyanga cy'amaraso ya Yesu umuntu cyaguyeho na Satani ubwe nta bushobozi afite bwo kujya kugihanagura. Satani n'Imana, ibya Satani n'Imana tubyihorere kuko ntawe ubizi, ntawe uzi communication yabo. Ngenda bizi. Reka tubyihorere kandi reka ngushimire mvuge ngo intambwe wateye ukomeze uyitera ahubwo uhige na bagenzi bawe. Wababera kabarore niko bavuga. Thank you. Mbere yo kusoza hari tuntu cyambere nico ngiye kugusaba. Ndagusaba kuzagaruka no nje kuvuga itangaza ivuga butumwa Prito kibwiriza urakoze sinzira imbubinyemereye ariko ndabikwemereye. Icya kabiri ryari as you wish isabira umunsi as you wish ni tariki abantu bazakurikira ikibwirizwa cyane n'ubu bishatse wambwira nkagenda nyikoze hari as you wish either way. Icya kabiri ndashimira igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda ndagishimira cyane by'umwihariko ndashimira Shangazi Jane watumye menya icyo ndicyo akaba ari nawe nyesha kuba nicaye hano uno munsi. Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha utagabanyije. Nkashimira itorero ryanjye ER a Protestant. Nkashimira na bagenzi banjye Emmanuel, Claude, Damascene, Ig. Nkashimira cyane Saraba badahwema kungezaho ibitekerezo byabo mu comments bamumuriza kandi bamana imbaraga. Reka rero nanjye nkwitumire wansabye reka nanjye ngutume ugende ubwire Shangaze umubwire ati kuri yawe kuri yawe TV arabyumva ndabizi ari bubikurikira. Ikibazo icyo cyose mwagiranye cyose icyo gihe ugiye kungira indi muntu wowe muravugana Emmy murivugana njye mbivugiya ikibazo cyose yawe TV yaba yaragiranye na tuzubake na yawe TV ikibazo ni Emmy. Emmy niwe yawe TV ni njyewe wishaka kuri mubwire ngo byose batubabarire. Urakoze cyane sibyo kuva kwitangirira iryo jambo ubundi niryo nashaka sibyo none mbwa ati njyewe namusabye yuko twazakorana ikiganiro hano kuri yawe TV na Shangazi Jane uyu munsi kwakoresheje umuhungu wese ubwo ntabwo bihagije. Oya wowe uri wowe ngende imfura yere kuba uri imfura yuri wowe nanjye ndabimusabye namye nanabimusaba kera ariko uyu munsi kuko yagutumye erega Emmy nimvuga kano kantu nanguri bubabare imbere ya cano yawe nanguri bubabare Emmy ikintu maze kubona uyu munsi usigaye umeze nk'umwami ubishaka kumera nk'umwami usaba ikintu kitagikorwa n'ikidakorwa ibizaba tubyirengera. Musabye Shangazi musabye interview hano kuri kamera za yawe TV. Okay, ubwo butumwa ndabumugezaho kandi nawe ikikibona kandi ikiza kubyemera n'amahitamo ye no kubyanga n'amahitamo ye. Nawe ibyo wansabye byo kuzaza kubwiriza nta kibazo, you are welcome. So thank you. Kandi abantu bitege ko icyo kiganiro kizacaho. Ndabashimiye mwakoze kubana natwe kandi mabwire ngo mujye kuri Tuzubake TV mukande wo subscribe then nimurangiza mukurikira ibiriho byose ubundi mureke Imana ikora ikishaka. Imana niyo ikora sabana b'abantu bakora. Cyo ni icyambere. Jya kuri Instagram yanjye nitwa Emmy Nyawe 2020 ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Mwakoze kubana natwe Imana ibamugisha wakoze. Simani horaho twongeye kugushima no kuguhimbaza. Turagushimiye kubw'uyu mwanya, turagushimiye kubw'iki kiganiro tumaze gukora Data Wera. Data Wera dore nyishyize mu biganza byawe, nyishyize mu maboko yawe, ari ukigenga, ari ugendana nacyo. Data Wera kibe umuti uvura indwara za buri umwe, kibe umuti usandara igihugu cyacu cy'u Rwanda, usandara
mu badukurikiranye bari hanze y'u Rwanda, data wera urakoze urakarama. Data wera mvuze byinshi narondogora, reka ndekeraho kuko Imana ikomeye. Mwizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Shalom.